Haleluya. Twongeye kubasuza bene data mwese mukurikirana Abeza TV. Tubahaye ikaze mu mwanya wacu mwiza w'ijambo ry'Imana kandi turabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Haleluya. Turabashimira kandi cyane ku rukundo rwanyu mutwereka ku bufatanye. Turabashimira ko mukurikira ijambo ry'Imana dushyiraho umunsi ku wundi kandi turanezerwa ko mutwereka ko ribafasha. Ndamutse nkora ibintu ntihagira umuntu bikurikira byambabaza, ariko kuba nkoresha umwanya wanjye ngasenga ngasoma ijambo Imana ikanshyigikira nkari kwigisha nawe ukanyereka ko ryagufashije cyangwa ukanyereka uti aha ngaha iyo bigenda bitya byari kurushaho kuba byiza, nanjye biranyubaka, birandyohera kumva imbaraga zanjye hari icyo zifite uwo zimariye. Haleluya. Imana rero bamugisha kandi muhabwe umugisha mwebwe bamaze gukora subscribe. Ndabibona abantu bagenda basharinga ijambo ry'Imana, harabaryohereza rikazageraho nanjye rikangarukira, nkabona rwose ko abantu bafite umwete wo gukorera Imana. Turushizeho gufatanya, Imana izaduha umugisha twese. Haleluya. Uyu munsi mwiza rero w'umugisha Imana yaduhaye ngo tunezererwemo, tuwishimiremo kuba tukiri bazima turi amahoro, tuwishimiremo kuko hari umuntu uteguka kuburira aho aryamye, ndetse hari n'abamaze kugera ahacecekerwa, hari abatakiriho. Twebwe rero dufite impamvu yo gushima Imana ku rukundo rwayo. Haleluya. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryiza, ariko mbanje kubashishikariza gufata Bibiliya zanyu. Buri muntu aho ari agerageze gufata akanya gato afate Bibiliya akurikira ijambo ry'Imana. Haleluya. Biroroshye, na telefone isigaye zirimo Bibiliya, umuntu aragenda na Bibiliya mu modoka, aho uri hose rero ushobora kugira umwanya wo kusoma ijambo ry'Imana ukarikurikira. Kandi niba bikugoye ukaba utabasha kuyisoma, rikurikira ariko uze gushaka umwanya wicare usome. Burya iyo wisomeye urushizaho guhishurirwa no kumva cyane Imana ivugana nawe. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntabwo yahindutse. Amen, amen. Imana ntabwo yahindutse. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba ureba ibintu biriho ku isi, ukareba intambara urimo, ukaba ureba ubuzima urimo, ukagira ngo Imana yarahindutse. Naje kukubwira ngo Imana ntabwo yahindutse. Imana ni ya yindi, iracyafite urukundo rumwe yahoranye, kamere yayo ni ya yindi, imirimo n'ibitangaza yabayeho ikora n'ubu iracyabikora, kugira neza kwayo kuracyari kwinshi. Imana ntabwo yahindutse. Ibintu birahinduka ku isi, abantu barahinduka, ubuzima burahinduka, imibereho irahinduka, yewe n'umubiri wawe waguhinduka. Ibintu byose ku isi bishobora guhinduka, ariko Imana ntabwo igihinduka, iracyafite kamere yayo y'ubumana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo yahindutse, nta n'agacu ko guhinduka ifite. Iri terabwoba riri ku isi, ibi bikomeye biriho, izi ntambara zigaragara hirya no hino, ibi ngibi byaduhahamuye, izi ndwara z'ibyorezo, ibi byose Imana yabivuze kera, byose byarahanuwe. Yesu nashimwe cyane. Imana rero iki ni ikikwereka ko Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Ibi byose yari ibizi, ni twebwe bitunguye, ariko Imana yarabivuze. Yagiye ivuga ibihe uko bizamera, uko bizaza, uko bizahinduka n'uko bizakurikirana. Yesu ashimwe cyane. Abasomyi ba Bibiliya murabizi, murakurikira. Yesu ashimwe. Imana yacu rero yo ntabwo yahindutse, nta nubwo izigera ihinduka. Uko yahoze ni kwiri ni nako izahora. Yesu ashimwe cyane. Icyo twebwe dukwiriye gukora ahubwo ni ukuyegera kugira ngo iduhe imbaraga zo kubaho muri bino bihe. Ni ukuyegera kugira ngo idushoboze guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umugome. Ni ukuyisunga kugira ngo iturengere, idukomeze, itubere inkomezi, itubere imbaraga, itubere inyunganizi, kuko isi yo irahindutse. Turabibona buri munsi, buri gihe haraza inkuru z'incamugongo, haraza ibiteye ubwoba, haraza indwara z'ibyorezo, ejo hakaza iki, ejo ukumva iki. Mbega ibintu birahinduka umunsi ku wundi, amakuba ariyongeranya, iki kiraba kitarahita hakaza ikindi. Ni ukuvuga ngo iki inshuti yanjye ni ukwegera Imana, ukayisaba imbaraga, ukayisaba ubwenge bwo kubaho muri bino bihe bihindutse, bwo kubaho muri iyi si iruhije, bwo kubaho wirinze, bwo kubaho ugendera mu nzira zayo. Yesu ashimwe cyane. Murabibona ko ubuzima bwahindutse, ntawe ugisabana n'undi, ntawe ugisura undi, twese dupfutse umunwa mu kazi, abantu baravugana ntiwumve icyo mugenzi wawe akubwira kuko apfutse umunwa, mu kiliziya nuko, mu rusengero nuko, mbega mu rugo nuko. Ibintu byarahindutse, birakomeye, biteye n'ubwoba. Ariko icyangombwa dukwiriye gukora ni ukwikomereza ku Mana.
nubwo ibihe biteye ubwoba, nubwo indwara ziteye ubwoba, nubwo ibibazo biteye ubwoba, ariko nta kijya gitera ubwoba Imana yacu. Twebwe biduhindishije umushyitsi, twebwe biraduhahamuye, ariko nta kijya gitera ubwoba Imana, nta n'ikihagarara imbere. Imana iracyafite imbaraga mu kuboko kwayo, iracyashobora byose. Ibyo bikugoye, ibyo bikubujije amahoro, ibigoye isi yose, byose biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Ntabwo rero yo ihindishwa umushyitsi n'ibije, kuko irabizi, yari inabizi. Ntabwo yo ibura uko ibigenza, ni Imana itajya ibura uko igenza. Wowe ushobora kubura uko ugenza, ushobora kunanirwa, ushobora gucogora, ariko Imana ntabwo yahindutse. Haleluya! Icyo ukwiriye gukora rero ni ukuyegera, kugira ngo ikubwire uko ukwiriye kubigenza, uko ukwiriye kwitwara, uko ukwiriye gukora. Muri ibi bihe Mana umuntu abaho ate, umuntu abigenza ate, muri iri terabwoba ryuzuye ku isi Mana nyure hehe, nitware nte, Mana ndinda, Mana ndengera. Icyo nicyo dukwiriye gukora, ariko menya neza ko Imana itahindutse, kandi iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Iracyakiza abarwayi, iracyakora ibitangaza yamye ikora kuva kera, iracyagaburira abashonje. Hari benshi batakaje akazi kubera korona, baguwe nabi, bamerewe nabi. Iracyagaburira abashonje, iracyakora imirimo n'ibitangaza. Nta kinanira Imana, iracyari ya yindi. Bya bindi byose dusoma mu ijambo ryayo muri Bibiliya, n'uyu munsi ibitangaza biracyakoreka, abarwayi baracyakira, iracyarengera imbohe, iracyaruhura abarushye n'abaremerewe, iracyakora ibitangaza. Haleluya! Imana ntabwo yahindutse, nshuti yanjye. Reka rero twihute dusome ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo waho wa 8. Ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Haleluya! Ni itangiriro n'iherezo. Imana yacu ni Alfa na Omega, yahozeho, iriho, izahoraho, kandi ikigeretse kuri ibyo ngo ariyo ishobora byose. Naje kukubwira ngo Imana ntabwo yahindutse, yahozeho, iriho, izahoraho, niyo tangiriro n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Imana niyo yatangiye ubuzima bwawe, kandi niyo izi uko bizasoza. Ni Imana imenyera iherezo mu itangiriro, yari ibizi uko uzabaho, yari ibizi uko uzasoza ubuzima. Nta mpamvu rero yo guhinda umushyitsi, ahubwo ikomereze kuwatangiye ubuzima bwawe, kuwaburemye, kuzi uko bugomba kugenda, kuzi iminsi yo kubaho kwawe. Umva, ikomereze kuri iyo Mana ishobora byose, yatangiye ubuzima bwawe, kandi akaba ari nayo izabusoza. Ikaba ari izi kubaho kwawe, ikaba ariyo itegeka ibyawe byose, ikaba ishobora byose. Bariyo wikomerezaho, bariyo wisunga, bariyo wegera. Reka guhinda umushyitsi, reka kubaho mu iterabwoba ry'umugome. Satani ashaka ko tubaho duhahamutse, inkuru ziraza zisukiranywa, umuntu akumva buzaho areba, akumva buzaho yihisha. Hoya, ikomereze kw'Imana yawe. Iyo Mana uyikomerezeho, yatangiye ubuzima bwawe kandi izi igihe cyawe. Ahubwo icyo ukuriye gukora, baho wisuzuma, baho wigenzura, baho ureba ibyo udatunganije kugira ngo ubitunganye, baho usaba Imana imbaraga zo kugendera mu nzira yayo. Naho ubundi iby'iminsi yawe, ibyo kubaho kwawe bitegekwa n'Imana. Imana niyo itegeka kubaho kwawe, Imana niyo ivuga bikaba. Imana niyo, iyo yahamagaye umuntu ntarara mu isi. Imana niyo ifite ubuzima bwawe mu kiganza cyawe. Icyo nshatse kukubwira ni iki: wibaho mu bwoba, wibaho uhahamutse, ahubwo isunge umuremyi wawe waremye ubuzima bwawe, uba ufiteho ububasha n'ubushobozi. Haleluya! Ntabwo rero Imana yacu yahindutse, ni Alfa kandi ni Omega. Yesu wacu ashimwe cyane. Navuze ngo twese tugende dusoma ijambo ry'Imana. Ndabizi ko nawe uriho ukurikira muri Bibiliya yawe aho ngaho. Haleluya, haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Tugiye gusoma nanone mu gitabo cya Ibyahishuwe, ibice 13, umurongo waho wa 8 gusa. Yesu Kristo uko yari arejo, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo uko yari arejo, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Nshuti yanjye,
naje kukwibutsa ko Imana itahindutse, yahozeho, iriho, izahoraho. Wikwimura Imana mu mutima wawe, witekereza ko Imana idashoboye, wikangwa n'ibiriho uyu munsi ngo bikwereke ko Imana yawe itagishoboye, itagifite imbaraga. Oya, uwo yaba ari umwanzi ukubeshya kugira ngo akuriganye ibihe byawe byo kubana n'Imana. Ahubwo ibuka neza, ubishyire mu mutima no mu mutwe wawe ko Imana yawe iriho, yahozeho, izahoraho. Urukundo rwayo ni rwa rundi, imigambi yaremye ku buzima bwawe iyo yakuremeye ni ya yindi, iminsi yategetse yo kubaho kwawe nta kizayihindura. Korona nubwo yaba ifite amazuru n'amaboko sinzi nuko naho yabiteye iteye ubwoba, uko yabimeze kose yishushanye mu mutwe wawe nkuko tuyumva, irakomeye, iteye ubwoba. Niba Imana itarategetse ko uzicwa na korona atari ko yabigeni, ntabwo izakwica. Shyiraho imbaraga zo kwirinda, dukurikiza amabwiriza igihugu cyacu kitubwira, amabwiriza abayobozi badukangurira, twirinde, dushireho akacu, dushyireho imbaraga, witwararike, wirinde. Ijambo ry'Imana avuga ngo nubu urwenge nzakureka. Hoya, irinde, ushireho ubwenge, ushishikarire gukora ibyo bagukangurira, nawe ushireho akawe. Hanyuma wizere Imana, wiringire Imana, wisunga Imana, wiyegereze Imana, ukangukire kuyegera no kuyisenga no kuyisaba imbaraga zo kubaho muri bino bihe, kuko ntiyahindutse. Yesu ashimwe cyane. Ikindi nacyo dukwiriye kumenya, Imana iba ifite uko yageneye umuntu wese ubuzima bw'uko buzabaho. Iba yarateguye ikizatuma umuntu ava muri iyi si, koko iyi si ntabwo twaje kuyituramo tutazayivamo. Buri muntu afite iminsi Imana yategetse yo kubaho, buri muntu afite uko Imana yageneye ubuzima bwe. Ndavugana nawe rero, bishoboke ko Imana mu migambi yayo, mu miteguro yayo, yateguye yuko korona ariyo rizaba igare ryawe. Tujya tuvuga ngo igare, tujya tuvuga ngo runaka yapfuye, yishwe n'iki, yishwe na korona, undi yishwe na malaria. Hari uryama akarwara umutima akabyuka yapfuye kubera ikibazo wenda ataranabizi. Hari ukora impanuka ari muri dushe uwo akaba arapfuye. Yesu nashimwe cyane. Buri muntu afite uburyo Imana yategetse ko azava muri iyi si. Niba rero nawe Imana yarategetse yuko ari korona izakujyana, naho wakwihisha munsi y'igitanda, naho wakwihisha he, ubwo nuko Imana yabyanzuye nyine. Icyo nshaka kukubwira ni iki, nuko Imana ari itegeka ubuzima bwacu, nuko ari ifite icyo yageneye buri muntu, nuko ariyo izi kubaho kwacu, nuko ari izi iminsi ya buri muntu. Nta mpamvu rero yo kubaho duhahamutse, ahubwo tubeho twizeye Imana, twiringiye Imana, twiyeguriye Imana, tuyeguriye ibyacu byose n'abacu, koko niyizi iherezo rya buri muntu. Ahubwo icyo ukwiriye kurwanaho ni ugutunganya ubuzima bwawe, ni ukubaho utunganiye Imana. Simvuze ngo ejo uzapfa cyangwa uyu munsi urapfa, ariko byanashoboka. Ubusa bapfa si abantu, ubuse ntabwo twumva aryama ari muzima ejo bakamubika, biranashoboka. Icyo dukwiriye gukora ni ukubaho dutunganije ubuzima bwacu, ni ukubaho dusabye Imana imbaraga zo gukora ibyo ishaka, ni ukubaho dusabye Imana imbaraga zo kuyitunganira, tukamera nk'abantu bategereje umwami tutazi igihe azazira. Yesu ashimwe cyane. Ntitube nk'aba bakobwa b'abapfafa, ubwo abasomyi ba Bibiliya barabizi ngo 5 bari abanyabwenge, 5 ari abapfafa, bagiye gusanganira umukwe badafite amavuta mu matabaza yabo. Yesu nashimwe cyane. Igihe kigeze umukwe aje asanga ngo bagiye gushaka amavuta ngo bashyire mu matabaza yabo kugira ngo babashe kwakira umukwe. Yesu nashimwe. Ariko aba banyabwenge bari bafite amatabaza atunganye, harimo amavuta akwiriye, biteguye kuza k'umukwe. Igihe kigeze umukwe aje arabajyana kuko yasanze biteguye. Ba bandi b'abapfafa urabyumva nawe barasigaye. Ese nshuti yanjye, umwami aramutse aje none yasanga witeguye? Ese uyu munsi uburamutse ubaye uwawe cyangwa umwanya uza kuza waba utunganye, watunganije ibyawe? Iki ni igihe bene data cyo kugendera mu nzira z'umwami no gusaba imbaraga, kugira ngo niba igihe cyanjye kigeze ngira uko ngenda. Ni igihe cyo kwisuzuma no kwisunga Imana, kuko niyo itegeka ubuzima bwacu. Reka tuve mu kajagari, tuve mu rusaku ruriho hano ku isi, ahubwo twegere umuremyi wacu, niwe utegeka ubuzima bwacu. Igihe cyawe niba kigeze ugira uko ugenda, uzagira imirimo umurika imbere y'Imana, uzagira icyo ubwira Imana, kuko buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze. Ntawe ukiranutse. Nanjye ukubwira nkubwiye ngo ndakiranutse, naba nise Imana inyabinyoma. Nguvuga ngo arakiranutse yaba yise Imana inyabinyoma. Nta muntu uriho ukiranutse. Ikiranuka ni imwe gusa,
ni Imana Data, niwe ukiranutse. Icyo tugomba gukora ni ugusaba Imana imbaraga. Nanjye ukubwira buri munsi ndagerageza nkabinanirwa, nkavuga ngo iki nari nzi ko nigikora neza none cyananiye, Mana mbabarira. Mbese tumeze nk'abana biga kugenda. Urabizi umwana wiga kugenda aragerageza agahagarara, tuvuga ngo kusimama dede, kugerageza guhagarara. Umwana akagerageza guhagarara, yatera intambwe imwe akaba yikubise hasi, akagwa kandura, wenda wari wamukarabije wamwambitse n'imyenda myiza, ubwo akaba arayanduje. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Ntabwo aragira imbaraga zihagarara. Ariko kwa kugwa k'umwana ntabwo kumuca intege. Niba mubizi abarera abana batoya cyangwa babyaye, niba mubizi umwana arongera agahaguruka akagerageza. Niba yari yicaye hasi yakubise akabuno hasi, none ahubwo ashobora guhagarara agakubita inda hasi n'amazuru agakoboka. Kubera iki? Ariho aragerageza. Ni urugamba, aratera intambwe, arashaka kubishobora, arashaka ejo gutera intambwe ebyiri. Uyu munsi yatera imwe, ejo agaharanira gutera ebyiri. Mbese natwe nuko tumeze nk'abana bari mu kibuga. Yesu ashimwe cyane. Tumeze nk'abana bari mu kibuga baharanira gutera intambwe kugeza tunejeje umwami wacu, tugendeye mu nzira nziza umwami ashima. Kandi uwo mwana aragerageza, akagerageza, igihe kikagera Imana ikamuha imbaraga, ikamukomeza, ukajya ukabona wa mwana wahagararaga dandabirana, ejo arahagaze, ejo aragenda neza. Natwe nuko, ni umwitozo wa buri munsi. Kugendana n'Imana no kuyikiranukira no kuyihesha icyubahiro ni umwitozo wa buri munsi. Uzakubeshya azakubwira ngo ngenda bikora neza. Baba bakomeye, baba boroheje, baba bazwi, baba batazwi, buri muntu wese afite gukora uwo mwitozo wo kugerageza. Kuko abana b'abantu muri kamere yacu turi abanyantege nkeya. Ibyo dushaka ntabwo ari iby'Imana yishimira. Rero nshuti zanjye, ntabwo ukwiriye kubaho uhahamutse utewe ubwoba n'ibiza n'ibihurura na byinshi n'imiyaga n'imiraba, warwara pressure. Ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ukwikomereza ku Mana, ukayizera, Imana ikakubera ibyiringiro, Imana ikakubera inkomezi, hanyuma ukabaho utekanye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ugakurikiza amabwiriza uhabwa. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya ibice 17, abasomyi ba Bibiliya murahaza aho ngaho, mwanasoma wenda wafata nawe Bibiliya ukaza kuhasoma. Yeremiya ibice 17 guhera ku murongo wa 7 ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo azamera nk'igiti gitoshye giteye hafi y'amazi. Cyo giti ngo ntago kizatinya umwaka amapfa yacanyemo, ahubwo ibibabi by'icyo giti bizahora bishashagirana, bisa neza, bimeze neza. No mu zuba igihe ibindi biti byumye, cya kindi gishoreye imizi yacyo mu mazi kizahorana amababi ameze neza atoshe. Suko izuba ritava, suko icyo giti kidatuye aho ibindi bituye, ariko nukuvuga ngo gifite ibanga kuko gishoreye imizi mu mazi. Umuyaga nuza ntabwo amababi ya cya giti azahuhwa ngo atabwe hirya no hino. Kubera iki? Aratoshe, ameze neza, ari ku giti kimeze neza, gishoreye imizi mu mazi, kigaburirwa kuva mu mazi. Rero natwe twebwe abamenye Imana, bizera Imana, ntabwo dukwiriye kubaho duhungabanye nk'abatazi Imana. Ntabwo dukwiriye kubaho duhahamutse nk'aho tudafite umuremyi wacu. Hoya, ahubwo reka dushorere imizi yacu muri we, reka tumwikomerezeho, reka dushake Imana. Byukire gushaka Imana, ubyuke usenga, ujye ku kazi wasenze wasabanye n'Imana. Nubona umwanya muri pause umaze gufungura, ukoresha iminota yawe neza, ufate Bibiliya usome ijambo ry'Imana, usome, wumva abigisha batandukanye. Mbese dushaka Imana, dushorere imizi muri yo kugira ngo itubere inkomezi muri ibi bihe bigoye abagenzi. Haleluya. Hanyuma rero ibyo ngibyo nubishobora ugakomerera mu Mana, ntabwo uzahuhwa n'imiyaga, uzaba ukomeye, Kristo akubereye inkomezi, kandi wibuke ko atahindutse. Uzajya ugenda utekanye kandi ufite ibyiringiro muri we. Ibiteye ubwoba abandi ntibizagutera ubwoba, kuko uzaba ufite Imana wishingikirijeho. Uzaba uvuga uti ibyanjye bitegekwa n'Imana, nizi igihe cyo kubaho kwanjye. Wowe urwane no gutunganya ibidatunganye, uharanire kugendera neza imbere y'Imana. Ibindi umwami wawe azabikora, kuko ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Kandi rero nshuti yanjye, twibuke ko tutazatura nk'umusozi. Buri muntu afite igihe cye, byo tubizirikane kandi tubyibuke. Twisunga Imana, tuyereke ibitugoye, ibituruhije, bitubuza amahoro, ibi bibazo biri hirya no hino, hanyuma duturize muri yo. Twibuke ko ifite imbaraga, ifite ububasha, yacyaha uyu umuyaga wa corona yawucyaha ikawucecekesha.
abigishwa mu nyanja bari kumwe n'umwami ngo haje umuyaga baratinya barahamuka bati mwigisha we ntubyitaho ko tugiye kuroha muri isinziririye. Uko ni ukwizera guke. Imana ntabwo isinzira ntiryama, iramutse isinziriye twashira. Yesu ashimwe cyane. Imana irahari itubereye maso. Wowe inshingano ufite ni ukuyisenga no kuyizera no gukiranuka, kandi ku mbaraga zawe ntabwo wabishobora. Gerageza kugendana n'Imana uyisunze, uyisaba imbaraga, uyisaba kugushoboza. Haleluya. Kugira ngo ugende ukora ibiyubahisha, nayo ibyo kukurinda n'izakurinda iby'ubuzima bwawe. Wowe ntabwo utegeka iminsi yawe, ntabwo ari wowe wizanye kuri iyi si, nta nubwo uzi igihe uzayiviraho. Ibyo birekere Uwiteka Imana. Igihe cyawe nikigera akaza, umukwe akaza, azasanga utunganye, azasanga ibyawe bimunejeje. Yesu ashimwe cyane. Byaba bibabaje kuba warabayeho kuri iyi si, Imana ikaguha ibyo ushaka byose, ibyo wifuza byose, ukagira umunezero, ukabaho imyaka myinshi, ukaba waraguwe neza muri iyi si, ukazasoza nabi. Byaba ari agahinda mwene data, byaba ari agahinda, iminsi yawe yabigupfiriye ubusa. Haleluya. Shishikarira rero, gerageza kandi ushyireho imbaraga zo gukora kugendana n'umwami wawe umukiranukira, kandi wibuka ko kubaho kwawe kuri mu biganza bye. Haleluya. Mama Imana abaho umugisha. Bakunzi bacu ba Naweza TV, shishikarira, gerageza, shyiraho imbaraga, shyiraho umwete, bigutwara umwanya, wegera Imana uyikomerezeho kugira ngo igushoboze muri iyi minsi mibi, muri iyi minsi iruhije abantu, muri iyi minsi iruhije isi. Wicogora, winanirwa, winamurwa n'ibyo wumva hirya no hino. Turiho turumva impfu z'abantu, umubare ugatera ubwoba. Wowe komerera ku Mana. Imana iraza gutera ubwoba, igutera ubwoba, irakubera inkomezi nuramuka uhisemo kugendana nayo. Imana rero ibaho umugisha. Bakunzi bacu ba Naweza TV, mukomeze gushishikarira gukurikira ijambo ry'Imana, kurisoma, kuryumva, kuritekerezaho, kuriganiraho, kuryibaza, kumva inyigisho zitandukanye. Muri iyi minsi noneho n'insengero zirafunze, nta ujya mu kiliziya, nta ujya he. Niyo mpamvu dukwiriye gushyiraho umwete, ugashaka umwanya wawe n'umuryango wawe n'abawe, mukaganira ku ijambo ry'Imana, kandi mukagira igihe cyo gusenga no kwikomereza ku Mana, no kwegurira Imana urugo rwanyu, no kwegurira Imana imiryango yanyu, no gutakambira Imana ngo ibarengere. Mwami Imana abaho umugisha. Ijambo ry'Imana ntabwo riba riziye ubusa, rikubera inkomezi. Birashoboka ko hari abantu baba batekereza ko Imana yahindutse itagikora. Imana yarandetse se kukiza indwara, kuki iracyari yayindi, kandi nta cyayitunguye, ahubwo bitungura twebwe. Rero nshuti yanjye, bishyira Uwiteka kuko arabishoboye, kandi umenye ngo ibyo yibwira ni byiza kuri wowe, ariko ntabwo wakwicara gusa ngo ubone ineza y'Imana. Shiraho umwete, shireho uruhari rwawe, Imana nayo izakora ibyabo. Haleluya. Mama Imana akomeze kubahira, uburinzi bw'Imana bubabeho, kuboko kwiza kw'Imana kubarengere, murindirwe mu kubaho kwayo mwebwe nabanyu. Amaraso ya Yesu abagote, ijisho ry'Imana ribagumeho. Imana itera ubwoba, ibateye ubwoba, ibagirire neza uko kugira neza kwayo kungana. Haleluya. Abakunzi ba Naweza TV, murushizeho gusharingira ijambo. Niba wumvise ijambo ukumva rirakubatse, ukumva riraguhumurije, ukumva hari impuguro riguhaye, rigeze ku bandi, koresha amamega yawe. Herega ntacyo dufite tutahawe, byose twabihawe n'Imana. Nawe mu gihe nk'iki hari icyo wakora, hari uwo wakohereza ijambo rikamufasha, rikamuhumuriza. Nawe hari uwo waganiriza ukamubwira ibyururutse umutima. Abatarakora subscribe muyikore, share muyikore, utugeze ijambo ku bantu hirya no hino. Dukora umurimo w'Imana muri iki gihe, nayo izaba mu byacu. Umwami Imana abaho umugisha. Data ndagushimiye cyane, Mana ikomeye ndaguhimbaje, shyize hejuru izina ryawe rikomeye Mwami. Ndakunezerewe kubwira ijambo ryawe ryiza, kubwiza impuguro Mwami, ubu duhuguye Mwuka Wera w'Imana. Bahagati yacu, genderera buri umwe wese Mwami. Aya magambo meza ubu tuganirije Mana, aya magambo meza ajya agera mu mutima wa buri muntu umwe wese, ajye yumvamo ibyo uganiriye nawe. Ndabizi neza ko Mwami ijambo ryawe riba rifite uwo ryaziye, riba rifite uwo warigeneye Kristo. Reka uwo ngo warigeneye uyu munsi yumve icyo ushaka kuvugana nawe. Reka Mwami Imana imitima y'ubwoko bwawe bakurikirana Naweza TV muri uyu mwanya, bamenye icyo uvugana nabo, bamenye Mwami icyo bashakaho muri ibi bihe. Twese tumenye Mwami imigambi yawe ku buzima bwacu. Urakoze Yesu mwiza. Iri jambo rero riherekeze imitima y'ubwoko bwawe nyigutumyeho. Vugana n'umwe wese aho ari hose. Mana nta kurutagera, nta mutima w'umuntu utageraho, nta wakwisha, nta nukunanira. Abakomeye n'aboroheje Kristo bose baremwe nawe. Twese niwe waturemye Mana. Dushoboze rero kandi utuganirize binyuze muri iri jambo, kugira ngo Mwami natwe kuri wa munsi tuzabone
umugisha tuzahabwe, umugisha tuzabona ubugingo buhoraho. Ntacyo byatumarira kubaho imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, mwami Imana tukazarimbuka. Dufashe udushyigikire, udukomeze, utwambike imbaraga kugira ngo ineza yawe ibane natwe. Urakoze mwami, icyubahiro ni cyawe data, mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Rero Imana ibagire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen amen.